Yes, turongeye turabasuhuje nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tububakira inzu nziza nk'iyi ngiyi ndetse n'inini kuyirusha, tukashakira ibyangombwa byo gusana ndetse no kuvugurura. Komeza rero ukande subscribe cyangwa se sabone ukoresha igifaransa kuri channel yacu ya Nzuri Market. Wowe utarabikora tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu ya etaje ikiri nshyashya yo guturamo. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo, ahazwi cyane nka Kibagabaga, ya karitsiye mukunda muri benshi ya Kibagabaga. Nyibaboneyemo inzu nziza ihendutse y'ibyumba 5, ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5, salo nini cyane na cuisine nini ndetse na salle à manger, ikagira kandi dushe na toilette kuri buri cyumba, ndetse ikagira salle à manger na cuisine na annex. Si gusa rero kubera ko ifite parking ihagije ndetse na jardin. Ubaye rero wakunze iyi nzu waduhamagara kuri 0782886797 cyangwa se 0788123013. Nuko rero iyi nzu rwose iraba iyawe kuri miliyoni 330 ziri negosiyabule, miliyoni 330 ziganirwaho. Iyi nzu urayegukana. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao ciao.